Uyu mukobwa yatemye umusore amuziza kumwima urukundo. Mu karere ka Rusizi mwatangiye gufata se ngo bimeze bitera. Uyu mukobwa yatemye umusore amuziza kumwima urukundo. Mu karere ka Rusizi ahitwa Igihundwe, uyu mukobwa yari amaze iminsi asaba urukundo uyu muhungu akamubwira ko yumva atabirimo. Umuhungu yari yibereye ku kabari ari kunywa kamwe, uyu mukobwa yamusanze mu kabari amubaza impamvu amusaba urukundo akarumwima. Umujene amubwira ko atabirimo, ubundi umukobwa ararakara no kumubwira naba amukubita urushyi. Akimukubita urushyi, uyu mujene nawe ararumwishyura. Nyuma yo kurumwishyura, uyu mukobwa yasohokanye umujinya mwinshi w'umuranduranzuzi, ajya kuri butike agura urwembe, araza amukatisha urwembe ku kaboko, amukata mu gatuza ndetse no ku kibero. Kubw'amahirwe irondo ry'umwuga ryari riri hafi aho ngaho riraza riratabara, rifata uyu musore rimujyana ku bitaro bya Gihundwe. Uyu mukobwa we ahita atabwa muri yombi. Abantu ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kwibaza noneho uburyo bashiki bacu basigaye batwisabira urukundo, turaza kurubaha ku ngufu kugeza ubwo noneho batangiye no kudukata.